Tuje mu Rwanda aho mugenzi wacu Placide Magambo adushikiriza inkuru ku kibazo cy'umuryango uvuga ko wabuze abantu bawo aho bari basanzwe baba mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda. Ikigo kirwanya umuco wo kudahana n'akarengane mu Rwanda gikorera i Buruseli mu Bubiligi giherutse gutangaza mu kwezi kwa karindwi ko umuryango w'umunyarwanda witwa Pascal Manirakiza uba muri Sweden wibasiwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu Rwanda. Mu kiganiro amaze kugirana n'ijwi ry'Amerika, Manirakiza asobanuye ko umubyeyi we Ndagiriyehe ntaho bangeze Mathias hamwe na muramu we Barahira Focus batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Yavuze ko byari ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi. Yasobanuye ko kuri ubu atazi aho bafungiye. Jewe na nege kumva numva umuntu shira umuntu wo mu rugo n'umuntu wa hafi aho mu rugo numva aranyarikiye mu gitondo bwica kuri 22 kuri 23 ariko bafashe mu ijoro ryo ku ya 22 hambira mbese babonye byabaye wanyu ubwo ntabyo nzi hambira ngo so bamutwaye biba ngomba ko nshaka amakuru barambwira ngo abasirikare baje mu ijoro baramuhamagara yararyamye baramubyutsa kimara gufungura bahise mwambika amapingu arababwira ngo reka mbanze ijye mu zero niho nambare baramukurikira yambaye bahari ninjira mu cyumba cyara yarambara bahari baramutwara. Noneho bukenza kumenya ko ahubwo atari wenyine batwaye ahubwo na muramu wanjye ngo rero kuza gufata papa banyuze kwa mushiki wanjye batwara muramu wanjye. So mu by'ukuri barabatwara barabajyana. Ubwo bagerageje gukurikira ngo bagera ku murenge executive arababwira ngo icyo kibazo ngo bari basanzwe bakizi ngo ariko nta kintu yagikoraho. Bagerageza kubaza aho icyo baba barega cyangwa se naho baba bafungiye baraheba. Mu by'ukuri nta kugeza ubu ngubu ntawuzi aho bafungiye ntawuzi icyo bafungiye nuko bimeze. Mwaba mwaramenyesheje polisi? Yabamenyesheje polisi kuko barakurikiye ahantu hose. Bababwira ngo iki? Bababwira ko iki kibazo ngo bari basanzwe bakizi ariko ko batazi impaka ko ntacyo bagikora. Hashize icyumweru mwakomeje gukurikirana muri polisi, ubu ngubu byaba bihagaze gute? Bababwira ko abantu batabafite kandi nibo babatwaye. Mukaba musaba iki noneho? Kisi turasaba ngo niba bashira imbere y'urukiko bavuga ibyo babarega babashira ahagaragara abantu bashobore kubabona cyangwa se niba banarabishe baduhe imibiri yaho tuyishimire. Mwebwe nta mpamvu mwaba mukeka baba barafashwe? Ntayo arega systeme dufite ni kwimeze kuko papa ntabwo yize ni umusaza uri hejuru y'imyaka 60. Muramu wanjye ntabwo yize ni umuntu w'umuhinzi ntabwo ajya na smartphone wenda ngo tuvuge ngo areba amakuru. Niba na maradiyo bumva ni ijwi ry'Amerika cyangwa se BBC cyangwa se na radiyo Rwanda. Ni abantu raho b'abaturage udashobora gutekereza ko umuntu ashobora no kubashimuta. Nanjye ubwanjye biranyobera ariko iyo ndengeje amaso nyuma mbona ko ninjye bashaka ndabizi ko burani ninjye bashaka. Kuvuga ko ari wowe baba bashaka kandi uri muri Sweden baba bagushakaho iki? Cyane cyo wakumva njyewe ndi impunzi kuva nava i Rwanda amakuru ko bahoraga bamubaza ngo mbese umuhungu wawe ari he ese akoherereza amafaranga. Muri rusange nanjye ubwanjye ntabwo wambaza impamvu muri rusange. Mfite ikibazo nabo bandega ntabwo ntabwo nihishe ndavuga ntawe nibye ntawe nishe ntabwo ikibazo. Ubwa mbere FPR itwibasiye n'uyu muramu wanjye zishe uyu mugabo mushiki wanjye n'umugabo wa kabiri. Umugabo wa mbere yitwa Claude yari mwarimu kuri primaire baramwishe bamwica mushiki wanjye gifite umwana w'uruhinja. Uyu mugabo nibyo niwacu umuntu yashatse ahantu yapfaka akiri muto bafite umusore ntibamurekure. Uyu mugabo yari wa kabiri bamushingiye wabo none nawe aragiye nje byandenze sinibaza iyi systeme dufite ukuntu iteye. Nyuma yo kuvugana na Pascal Manirakiza kuri telefone twagerageje gushakisha umuvugizi wa polisi mu Rwanda kugira ngo agire icyo abivugaho ariko ntiyitaba telefone. Tuzongera kumugerageza mu makuru yacu ataha tumubaze niba polisi y'u Rwanda yaba yaragejejweho iki kibazo. Ndetse tukiri kuri iki kibazo cy'abantu bavuga ko babura babo, umutegarugori utifuje ko dutangaza amazina ye aratabariza umugabo we Ntagengerwa Theogene umaze ukwezi kurenga abe batazi aho ari. Ni Thomas Kamirindi nanone wavuganye n'uwo mutegarugori. Yazimiye ku tariki ya 31 kwa munani. Yavuye mu rugo ari mu gitondo saa 11 zo mu gitondo hari umuntu agiye kureba mu karere ka Musanze. Kuva ubwo natangiye kumuhamagara saa 9 zo mu gitondo telefone igatama ariko atayifata kugeza ubwo telefone zaje kuvaho burundu. Umugabo wanyu ubundi yitwa nde? Yitwa Theogene Ntagengerwa. Yakoraga hehe? École secondaire Bukure mu karere ka Gicumbi. Aho ngaho ni mu ntara y'Amajyaruguru.
ariko rero kuzimira yari ari i Kigali mu rugo, avuye mu rugo i Kigali. yari ari mu rugo. Yego. None se i Musanze hari umuntu bari bafitanye gahunda cyangwa hari gahunda ze bwite yari yigiriyemo? Ni umuntu bari bafitanye gahunda. Uwo muntu se mwebwe muramuzi mu muryango wanyu? Ni umuntu w'inshuti bari bafitanye gahunda igendanye n'ibintu bya business yashakaga gukora. Noneho umugabo wanyu aragenda ntiyagaruka, mwakoze iki se? Maze kubona ko hari ikibazo ko nta communication, ntari kumenya ahantu ari, nihutiye kubimenyesha polisi. Polisi hari icyo yakoze nyuma yaho? Okay, nagerageje gukora suivi nkajya mvugana nabo, ariko kugeza ubu ngubu baracyashakisha nabo, nta makuru afatika bari babona ngo bambwire. Ubwo hari impungenge mufite z'uko yaba yaritabye Imana, murizera ko akiri hose? Icyo ni ikibazo kigoye cyane kubera yuko nta kinyemeza ko yapfuye, nta kinyemeza ko ariho. Mu by'ukuri ndi mu rujijo, nta kimwe navuga nshingiraho, gusa usibye kwiringira Imana gusa. Mu kazi ke aho yakoraga hari ubwo mujya muvugana ku kibazo cye se ngo nabo bagufashe gushakisha? Vrema uko bashoboye nabo baramfashije, turavugana kenshi. Abana se bameze bate iyo bakubajije bati papa ari hehe ubasubiza ngo iki? Umukuru afite imyaka 5, gusa yari azi ko papa we yiga. Mubwira ko yagiye kwiga kugira ngo umwana adahangayika atanirwa kujya gusa, ubona yigunze, ubona musaka mukumbuye, kumubwira ko yagiye kwiga bigatuma umwana atarushaho guhangayika. Madame, mwebwe ubwo ngubwo aho muri mwumva mufite umutekano ku buryo kuko iyo umuntu azimiye mu muryango ndumva hari bishobora kuba bitera impungenge, mwebwe murumva mufite umutekano? Birumvikana ko impungenge ntabwo zabura mu gihe utazi ngo byagenze gute, ari he, bimeze gute, impamvu ni iyihe, impungenge ntabwo zabura. Ubwo muheruka kuvugana bwa nyuma yari ageze hehe se? Kuva ku munota wa mbere muhamagara ku isaha ya saa moya ntabwo yigeze afata telefone. Mu yandi magambo muheruka kuvugana akiri mu rugo? Tukiri kumwe. Madamu murakoze cyane rero.